Mwiriwe guys, muraho. Ni Rozeli mugarutse. Guess what? Uyu munsi noneho ngarutse ndi gukorera ikiganiro mu mazi. Turi mu ubwato bunini cyane bwitwa Kalo Magic. Ubwato rero ndabanza manyibizemo gakeya ukuntu buteye n'ukuntu bumeze. Ubwato ngo bwakozwe mu 2007 ngo hanyuma ni bunini cyane. Uburebure bwawo ni metero 224, umubyimba metero 35, bwinjiramo abantu bajyamo bose hamwe ni abantu 2812. Abashyitsi baba barimo nyine abantu bemerewe kuzamo binjiramo ni 2300. Urumva harimo n'abakozi nyine byose hamwe bikaba 2812. Ubu bwato burimo ibitanda 2976, bukaba bushobora kwinjiramo imodoka 550. Ngaho nimwibaze rero ubu bwato ko bungana kabisa. Ubu turi mu bwato. Ubu bwato buhagurukiye Oslo, nibwo bugihaguruka bukaba bugiye mu gihugu cya Germany. Narabye nzajya mbere kudushya ewana. Naje nyine nje batabyumva. Oslo ni umurwa mukuru wa Norvege. Uyu ni umurwa mukuru wa Norvege, niho ubu bwato babufatira ukagera i Germany. Akwiye kubona ko ni bunini kabisa, bihagije, ni bwiza kabisa. Ni bwiza. Urabona rero ubu bwato harimo abantu b'abaturiste cyane abantu babonye pansiyo. Abasaza ni hano baza kurira amafaranga yabo, abasaza n'abakecuru basazanye bimereye neza. Hano rwose harimo magic guys, harimo amabare, harimo amaresitora, harimo amaclub ya nijoro yo kubyiriramo, harimo ibintu byinshi, harimo aho no kugurira ibintu byose, amasaha nabonye n'ayahari, amaparufe nabonye. Nta kintu kitarimo kabisa. Nagira ngo ni inyubako kabisa isanzwe. Oya yindi noneho mwimbere ni hameze nko muri hoteli isanzwe, ibintu byose birahari. Iyo uri muri ubu bwato umeze nk'umuntu uri mu wundi mujyi, umeze nk'umuntu uri mu mujyi kabisa. Noneho nitwatembera tukayegera tukareba wenda nka hariya hasira, hano gutya wenda ukuntu abantu bagenda bareba ukuntu bimeze. Twahajya nta kibazo kabisa, n'ubwo umuyaga n'ubwo abantu, ariko hari ikintu bita umuyaga. Umuyaga ni mwinshi kabisa. Ariko twahajya tukegera noneho abantu bakareba. Hari ikintu cyitwa umuyaga koko. Umuyaga ntiwabura guys. Wenda abantu baraza kuza kubyumva neza uburyo umuntu agira. Umuyaga ntiwabura, ariko urabona nyine ko ni ahantu heza cyane kabisa. Nababwiye ko nzabaza udushya twose dushoboka. Naje ku bwanyu ndagira ngo nyembereka imibereho y'ahangaha mu Burayi. Urebe igihe cy'amavakanse, nanjye navuze ati reka mfate akavakanse, ariko singende nyine gutyo gusa, ngende mbereka nyine tujyane dusure ahantu henshi hatandukanye kabisa. Nari kubona ko abantu barimo barabibona ko noneho biragaragara ko ari ubwato. Turi mu bwato, ni bunini cyane. Inyoni ziba zamenye ibyo ari byo, baziha ibyo kurya zikaza. Noneho hariya bari kugurisha ice cream. Hano harimo amakitivite y'abana, ibintu abana bakora aho gukinira. Tubibutse ko ubu bwato bumara iminsi 2 mu mazi. Ni ukuvuga ngo buragenda buzagira muri Germany ejo mu gitondo, bwongere bugaruke buzagere hano Oslo nanone mu gitondo gikurikiyeho. Ni iminsi 2 kabisa. Kumara iminsi 2 umuntu atembera. Ari mu mazi rwose. Nanjye nawonye ngira ngo ni Titanic. Ubundi se ubu Titanic yari nini kurusha. Ni ya Titanic ya kera. Titanic ni ari ya kera. Ubu noneho ubu ni ubwato bwa vuba. Ubu ngubu babukoze mu 2007. Hano izi nyoni bano bantu bari hano bari kuzigaburira. Bari kuzihereza imigati. Wabiyizeye muri vacances kabisa. Natari. Akazuba ariko karaje, nubwo hari umuyaga, ariko akazuba ko ndabona kagarutse. Icyo bita ibirwa. Bya bindi bavuga ngo abantu bubaka mu mazi, urabona se amazu none atari hafi y'amazi neza.
noneho n'aka kato gatoya kabisa uyu nawe barimo arinjoyinga akato yibereye mu nyanja gake gake rwose gake ubu ngubu turi hanze nyine mu bwato twahagaze hanze ku kabaraza nyine ubwato bufite n'akabaraza hari abantu benshi cyane turi kuri pariko y'ubwato urabona ko hano ari ahantu heza ho kwinjoyinga kabisa nibyo rwose iyi nyanja igera Germanye kabisa kuri urugendo mu nyanja yigendera gake guys rero tumaze kubereka hanze uko hameze twaberetse view yo hanze ubu noneho tugiye kubatembereza imbere mu bwato kugira ngo mukomeze mugendane natwe nyine kugira ngo turebe ukuntu no imbere hameze mbere ko naho ari hatarira no bwato bumeze nka ntuza nka hoteli kabisa ubu kugenda nyine umwumve igitangaje none ubu bwato harimo na esanseri kubutembera nabwo umuntu akanda hano kabisa agakoresha esanseri ubu twari turi muri etaje ya 13 kandi tugomba kujya muri etaje byibura turabereka ariko turahera kuri etaje ubwo ni nivo 13 zose ubwo I mean ifite nivo 13 zose ubwato nabwo ni danger reba nivo zose ifite abazi bari 13 bereka ubumana banza nazo zinarenga ahubwo murebe mutajya ngo turi kubabeshya ubu hano ahantu hose turi kumanuka nyine tugeze muri nivo ya 7 ni 7 kabisa aha rero muri 7 niho nabonye hari reception hano harimo amaresitora harimo amabare hari ibintu byose nyine muze tugende twirebera turagenda tubireba byose kabisa already winjira uhita winjira nyine ahantu abana bakinira harimo activite z'abana hano nubwo hijimye ariko ndakeka hagaragara kabisa kuko nimo imbere ko hasa nko hanze nyine ukinjira hano uhita uhinguka ahantu abantu bakinira hari amakitivite y'abana bafite ahantu hisanzuye kabisa inyuma yawe hari resitora ngubu ni ukuvuga ngo hano ni intuzi aha ngaha ni uguhaha ni ukugurana aya makoti aragurishwa hano ni muri butike abantu baje batifubitse bahita bashyiraho n'amakote bakagura tuza kugura mu iduka hasi ubu ngubu ntabwo biba bihenzera ushatse wareba ibiciro ahubwo ntabwo bihenze uzi koko bidahenze bisemenya ariyo impamvu bari kugura n'amakote hanze arahenda cyane kabisa iyi kote ubwo ni kangahe iyi kote ubona ko ridahenze ni 700 hanze rishobora kuba yiyarengeje kabisa ikote rya 700 ry'ubukonje bwa danje uzi si kimwe n'aya ngaya n'ubundi hano kandi ni ukuvuga ngo ntabwo umuntu arya indyo imwe hari amaresitora menshi cyane uhitamo ibyo ushaka hari aho bacuruza amapiza amahambaga hari na bufe ukiyarurira donc hari ibintu byose kabisa ikintu naje kubona cyo ni uko ahantu ukuntu hangana umuntu arebye turimo turagenda ntiyakwemera ko ari mu bwato mo imbere twaberekaga kare ni ubwato kabisa ni imbere urabona hano haba hari abantu baje kurya yabo amabyeri iki hatari ntabwo wamenya ko ari mu bwato kabisa noneho nabonye n'ahantu hari akaziki hari umuntu uri kuririmba kugira ngo abantu binjoyinga akabacurangira hano akantu k'agakonseri akamini konseri kabisa zaragaragara neza kabisa ibintu by'imitako ubu bwato burimo na kasino aho bakinira kabisa imikino yose irahari harimo na club nayiti club harimo ibintu byose ubwato dushobora kugenda umunsi wose ntituburangize ntabwo waburangiza ni ubwo ujyamo uzi aho ugiye nyine hano hari n'aho urebera ahantu etaje bu etaje n'ibintu birimo naho biri so rero
ubu twe turi muri etaje ya 7 na Grand Buffet iri hasi muri etaje ya 6 twagenda n'amaguru nta kibazo sikora. Ubwo tugiye kuri etaje ya 6 niho hari restaurant nziza ya Grand Buffet, noneho harimo na nuza na duty free nyine menye kubereka aho abantu bagurira ibintu bya make. Ahantu bagurira ibintu yari na amadirishya yabwo bidafite na amadirishya yabwo. Hano hari amadirishya kugira ngo abantu bumve neza ibyo ari byo twabereka noneho umuntu arebeye hano. Kugira ngo abantu bumve ibyo ari byo, ubu hano ninuze n'idirishya ryo mu bwato turimo imbere. Hano atwa tudirishya two ku ndege ureba ikirere. Umuntu ashatse agakihagararira hano idirishya ukahita ureba inyanja. Ako ndumva unagenda neza kabisa ni wapfa kubimenya ko buri kugenda. Impamvu nuko ari muri Samawana nta muyaga mwinshi nta muhengeri. Iyo hari umuyaga ntuzifuze kubujyamo harimo umuyaga uragucugusa ibyo wariye kera byose ukabigarura. Ni imbere kabisa. Ngwino nkwereke na ATM machine. Mu bwato harimo na ATM machine kabisa, ahantu wabikuza ukagira umuntu waje nyine kurya ye n'ubundi. Abantu baje kurya yabo. Urabona ko izi machine ziri gutanga amayero n'amakorona. Kabikuza amafaranga yawe ukayarya wishimye. Ahantu tekinoloji bigeze ni ukujya mu cyitwa ubwato n'ubundi style ufite n'inuze kabisa. Mufitemo ibintu byose byo ku butaka. Byose birahari hano. Ase ubwo ibintu byabo nibiba bihenze. Birahenze ariko nta kibazo. Rero twinjiye mu gice kirimo ibintu byitwa duty free. Duty free bivuze iki? Ni ibicuruzwa bitishyurirwa imisoro myinshi, noneho ni muri urwo rwego biba bidahenze cyane. Ntabwo bihenze nyine, biba bimeze nyine nka ko bakundi kuri airport umuntu agura ibintu bidahenze nyine mu imbere. Se koko buriya biba bihendutse ra? Nkubwije ukuri simbizi ariko nk'amasaha ndabona ari kimwe no hanze ngiye kuri jyewe da. Ibiciro ndabona ari kimwe. Ubona n'ubundi nta cyavuyeho. Ahangaha niho bacuruza amaparufe, amaparufe na make-up. Niba ari kimwe no hanze byaba bihendutse. Ahangaha nanone naho bacururiza ibintu nyine byo gutravolinga, nyine umuntu wese ushaka kwirebera akantu k'urwibutso, ibintu by'urwibutso nibyo yahagurira kabisa. Kugira ngo babyumve neza, ahantu tukiri kumanuka niho kuko ntabwo wava mu bwato nyine uri mu nyanja n'ubundi. Aha rwose ni sawa, noneho abantu bikundira agacupa neza ni nko muri airport. Amashokora y'abana, ibintu nyine byose biba birimo tu. Noneho bakahita duty free kubera ko nyine biba bidahenze cyane. Kandi koko nibyo pe ndabona bidahenze, noneho ntabeshye nanjye. Hano hari abantu bakunda fromage n'inyama, ndabona harimo na ribs wano. Hano turahaha natwe nitujya gusohoka muri ubu bwato. Bireba inyuma yawe. Inyama zuzuye. Abantu bari kureba ntago bakwemera ko ari umuntu uze kabisa, ko ari isoko ryo mu bwato. Aha ni mu bwato pe. Shokora, noneho amatabi ibintu byose ni hatari kabisa. Muzajya muvuga ngo simbatembereza ntako mba ntagize. Nsigaye ngenda na kamera ahantu hose kabisa. Nsigaye ngenda na kamera. Ibintu byose kabisa birahari. Ibintu birahari kabisa. Ubu uko mbona iyi niyo parti y'ibinyobwa rero. Ahantu bacuruza agasembuye kabisa. Twigurira gatamo. Abantu bakunda nyine tuno tuntu. Ahangaha kabisa umuntu yagura akikorera akaruha.
ko mbona ari danje ariko ibiciro ndabona ari bimwe pe ni bimwe no hanze ndabona nta ako niba ari bimwe byaba ari duty free koko nose kugurira icupa mu mazi uri mu nyanja hagati urumva byoroshye hanze rigura 500 hano rikagura 400 urumva ko hari naho bagira bagashyiraho na sale bakashyiraho twagabanyije wasanga bikiri guhenda kubera aribwo ubwato bugihaguruka buriya oya birahendutse rwose hano nanjye ndi kuyibona rwose ibiciro babihananuye ibiciro rwose ku bantu bashaka kwifata neza agashampanye uri mu bwato ubundi ubu bwato buhaguruka umuntu anywa hazamo abantu nyine bashaka kunywa tu noneho murabona ko kuri airport duty free yuguriyemo ikintu wemera kugifungura ngo uhite ukinywa ariko ahangaha uragifungura ukinywera dore n'imfunguzo barazigurisha hano abantu babaje muri vacances rega urigurira ukanywa kabisa hano abantu babaje enjoying karito y'amawayini iki ufata kawayini ese ko mbona hano harimo abantu benshi harya ngo muri ubu bwato ngo barimo nk'abantu si nk'ibihumbi nka bingahe ubu bwato bufite umwanya wo kwakira abantu 2412 harimo n'abakozi ariko abantu gusa baje gusa bwakira abantu 2600 ariko numvishe n'abakozi ko bari nk'igihumbi na 400 gutyo yego 500 ubwo urumva ko ari danje ubu rero noneho gazi igihe tugiye kubereka tugiye gusohoka hanyuma tugiye kubereka n'amashambure murebe ahantu ibyumba biba birimo ukuntu abimeze bimeze neza nabyo ni hoteli nyine bameze nk'ari muri hoteli umuntu afite icyumba cye akagira na toilette na douche bye rwose abantu bari barimo hano bagira kabisa abantu bari barimo hano ukuntu ari benshi umuntu ntiyakwemera ko ari mu bwato twari turi ari mu bwato kabisa ni mu bwato ubu rero tugiye kubereka mu byumba dufite hano kubona ko ari ibyumba nyine bya hoteli isanzwe kabisa ibi byumba biri muri etaje ya 5 muri etaje igiye ifitemo uduparti turimo ibyumba kabisa abantu kera barebaga filime ya Jacques na Rose buri muryango w'icyumba haba handitseho nimero hanyuma uba ufite n'urufunguzo nyine nka kwa kundi kwa hoteli nyine ugahita ugira ukozaho ukinjira dore icyumba umuntu aba wamuhaye kabisa icyumba cyo muri hoteli yo mu bwato uko kiba kimeze kandi umuntu aba afite na douche na toilette byiwe ubwo uribaza iki ngiki ni icyumba hano ko hano nyine ari uburiri busanzwe n'akamiruwari ko kwirebamo n'amataburo kabisa noneho ukahita uza muri douche muri toilette ya buri cyumba cya hoteli kabisa kubona ko icyumba harimo toilette ari toilette isanzwe ibintu byose by'ingenzi bikenewe birahari kabisa hano kubona n'agapeyashi agatoilette kabisa gasanzwe ibintu byose ni sawa mu cyumba kandi cyo gifite na televiziyo so wemere ntago umuntu aba bored kabisa ushatse kuza hano wakwirebera n'udufilime ndabona byose biri ryamira urebaga TV kabisa sawa rero guys murabona ko mbatembereje mu bwato bwita Color Magic yizera ko mbamaze amatsiko y'ibintu byose mwibazaga ese buriya bwato bungana kuriya baburimo bande ibiki bugendamo abantu bangana gute abarimo babaho gute biba bimeze neza cyane kabisa urabona ko harimo aho kurira harimo shopping ntago ba board kubera ko harimo na casino harimo na club night club harimo ibintu byose ubu rero natwe turabatembereje turabiberetse ubu noneho natwe tugiye gufata akanya ko kuruhuka mwakoze kubana natwe ibitekerezo byawe turabikeneye mutwandikire muri comment mu sharing mukore subscribe ikindi mwibuke ka challenge natangije
umuntu wese wakoze subscribe kuri YouTube na followinga no kuri social media zanye zose ariyo Facebook na Instagram na TikTok. Amazina ni Roseline Tuyishimire. Ubundi wandike igitekerezo cyawe uvuga naho umfollowinze uturutse nyine, noneho nzajya ntoranyamo umuntu umwe buri kwezi muhereza agashimwe k'amadolari 50. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Bye bye. Asante. Mu rwego rwo gusoza, akantu karenze n'ukuntu hano hose tugiye naho hakiri mu byumba kabisa.